Mwiriwe neza shuti bakunzi baruhuka IPA News turagarutse mu makuru agezweho muri amasani breaking news amakuru umakeya cyangwa se ni ingingo z'ingenzi z'amakuru zigezweho tugiye kwibandaho mu kanya gatoya akari imbere. Ingabo zirwana ku ruhande rwa leta Kinshasa zirongeye zigabye ibindi bitero bigeze kuri betatu ahitwa Katogota ndetse n'ahitwa Ruvungi ahangani muri axe zibarizwamo inyeshyamba za M23 ariko nanone turababwira ko ahitwa Rubogobogo naho hongeye kumvikanamo amasasu akomeye cyane. Nanone ahitwa Rurambo ndetse naho twa mu Mikenke ndetse naho bita neza hano kwa Munzenze anaho haberemo urugamba rukomeye cyane. Namakuru akomeye cyane tugiye kugenda tubagezaho. Andi makuru kandi tugiye kugarukaho turababwira neza ko MV3 yongeye kwigarurira utundi duce tugeze kuri tubiri twabarizwaga hano neza muri territoire Shabunda nyuma yo kwigarurira gace uduce turimo Nzibira ndetse n'utundi duce turimo Kanyola. Utu duce twombuka ari tubiri twari twarigaruriwe nanone nyeshyamba za FCMV3 mu nzira yerekeza muri Kivu ya ruguru banyuriye hano muri Shabunda bongeye kwigarura utundi dukaritsiye tugeze muri tubiri. Tugiye kugenda tuturebera hamwe utwo dukaritsiye n'utuhe ndagusaba kubana nanjye nyaboneka. Andi makuru tugiye kugenda tugarukaho na makuru akomeye cyane nanone ari kuvugwa hano neza muri Katana. Ayi Katana nanone yongeye kuburamo imirwano ikomeye cyane. Ni mu kanya gato gatambutse amakuru nibwo nyabonye avuga ko havugiyemo amasasu ariko ngo bisa naho bwa rubujura n'ubundi bw'ubwiyahuzi bwari bwongeye gukorwa na Wazalendo abo bari bashakashatse nyine uburyo ki batungura inyeshyamba za M23 ariko bikabangira. Byose ugiye kubyumva wahageze neza cyane. Ndagusaba ngo kandi kuri subscribe kugira ngo utaza gucikwa n'akantu na kamwe by'umwariko kubijyanye n'urugamba ruri kubera hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho rero inyeshyamba za M23 zikomeje kugenda zicakirana ni imitwe itwara gisirikare n'ubundi irwanya ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa. Na makuru menshi cyane rero tugiye kugenda tubagezaho aho rero zino nyeshyamba zirwana n'izi ngabo zirwana ku ruhande rwa leta Kinshasa zikomeje kugenda zihura n'uruva gusenya. Ibyo byose rero ugiye kugenda ubyumva neza cyane gatanu kuri kagenda ugiye kugenda ubyumva neza cyane gatanu kuri kagenzi kako je nitwa Pacifique iniruka IPA News. Nagira ngo twinjire muri aya makuru y'iminota mike cyane. Idoha muri Katari hari hateranye igisirikare cya M23 cyangwa se bamwe mu bayobozi ba MV3 bari mu biganiro hagati yabo na leta Kinshasa bari kuganira ku kijyanye n'umutekano uburyo kiwagaruka hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariko umutekano byakomeje kugenda biba ibyanga cyangwa se biba iyanga dore ko zino nyeshyamba ngo zakomeje kugenda zikora iyo bwabaga ngo zirebe niba habaho ubwiyunge hagati yabo n'igisirikare n'ubundi kirwana ku ruhande rwa leta yaba FARDC ndetse na Wazalendo ngo barebe niba bakiyunga ariko bikaba byagiye bigira gute abisa nkaho bikomera cyangwa se byanga mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Amwe makuru rero tubasha gukurura n'ubundi tuvana muri zira axe abarimo genda atugeraho avuga ko kandi zino nyeshyamba za M23 kuri ubu ziri kubarizwa Idoha muri Katari bamwe nyine mu bayobozi bashinzwe ibiganiro cyangwa se imishyikirano hagati yabo na leta Kinshasa ngo baganiriye ariko hagati yabo na leta Kinshasa nta kintu cyavuyemo kuko ibiganiro bisa nkaho byabaye yanga cyangwa se byabaye nk'ibyanze dore ko zino nyeshyamba zararubiye n'ubundi zarahakanye ko zitazigera zongera gusubira mu biganiro hagati yabo na leta Kinshasa. Ibi rero bikomeje kugenda bifata indi ntera cyangwa se bikomeje kugenda bifata indi sura mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ubona ko ibintu bitigeze byoroha habe na gatoya. Aho rero kuri ubu izi nyeshyamba za M23 kuri ubu ziri kubarizwa Idoha muri Katari aho ziri mu biganiro zamaze kwanzura ndetse no gutangaza igisa n'intambara yeruye hagati yabo na FARDC ngo kubera ko byanze ngo bisa nkaho bagiye gukomeza imirwano ngo dore ko FARDC cyangwa se Kinshasa yari yavuye Kinshasa nyine bagiye kuganirira Idoha muri Katari basize bemezanyije yuko bagiye kurekura ifungwa zisanga hafi 700 muri zo zikata zirekurwa byako kanya ariko n'amazina yabo yari yanasohotse ariko ntago bigeze barekurwa kubera yuko hakomeje kugenda baho ibibazo ndetse n'inzitizi Kinshasa yagiye igaragaza zituma batarekura nyine by'umwihariko abo batarikura by'umwihariko nyine bano barwanyi ba M23 bafunzwe babazira cyangwa se nyine zimwe mu fungwa z'inyeshyamba za MV3 zafunzwe
ahangaha rero bakaba bagiye i Doha muri Qatar. Ibi rero byase bigaragariza inyeshyamba za M23 k'ibiganiro biri bube byose nta cyizere cy'uko biragenda neza habe na gitoya, ahubwo bari buze kuza kwisanga ahabi, dore ko bashobora kuza bakekaga yuko bashobora no kuza kuraswa nyine bibaye nta gihindutse, bashobora no kuza kuba baraswa n'ihuriro rirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Ibiro nkakubwiza ukuri nkubwira ko ari ibintu bisa nkaho bitoroshye habe na gatoya, dore ko imirwano ikomeje kugenda iba umwe kuri umwe, bakomeje kugenda barasana nyine ku bwishi. Ibyo byose rero urabyumva neza cyane 5 ko byakomeje kugenda bigira gute abihindura isura mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Hanyuma andi makuru akomeye cyane n'ubundi ajyanye n'urugamba ruri kubera no mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ana makuru ari kuvugwa ko inyeshyamba nanone za M23 zakajije urugamba muri teritwari ya Walikale. Ahangaha bakomeje kugenda ngo basa n'abapusa bigarura uduce twinshi tugiye dutandukanye n'ubundi tubarizwa muri iyi axe ya teritwari n'ubundi ya Walikale. Hakomeje kubera urugamba rukomeye cyane, nanone byongeye biraba, dore ko inyeshyamba za M23 zabarizwaga ngahitwa Kibati ndetse naho bita Gasheberi ndetse n'andi uzamutse werekeza n'ubundi muri teritwari nkuru ya Walikale, ngo izi nyeshyamba zabashije gusohokamo zirazamuka zisa n'izijya gusatira neza teritwari nkuru ya Walikale. Angare no mu rugamba rwabaye kuva mu masaha mu gitondo, bageze hano ku birombe bya Alpha Mini ngo babaye nk'abacakirana ku bwishi, ariko n'ubundi mirwaniza kurangira itagenze nk'uburyo ki bari babipanze. Izi rero ni inyeshyamba za AFC M23 zakomeje kugenda zikanga iyi coalition ngo barebe niba bari icyo bakora, hanyuma nyine ibintu bibe byagenda neza cyane. Ndagira ngo tuve muri iyi axe ahubwo tumanuke twigira hitwa Pinga Bushimo, Pinga Nkasa ndetse n'utundi duce tugiye dutandukanye, by'umwihariko tubarizwa mu kino kibuga cy'indege n'ubundi iki kibuga cy'indege cya Pinga. Ahangaha rero hanyuzwaga ibikoresho ndetse n'abasirikare benshi bazaga kurwanya M23 by'umwihariko baturutse muri teritwari ya Walikale, aho baturukaga za Kisangani nyine bakazanwa muri zino axe, ariko ibintu ntibyabagendekeye neza kubera ko imipango yabo isa n'iyaguyemo ishishi, cyangwa se ibyo batekereje n'ibyo bapanze bisa nkaho byamaze kwangirika. Biragaragara yuko nyine bibaye nta gihindutse inyeshyamba za M23 zishobora kuza kugira gute kuza gukora akazi gakomeye cyane, by'umwihariko ku bijyanye no kuba bakigarurira n'ubundi uduce tugiye dutandukanye tubarizwa hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byamaze rero kuba bigorana, nyaboneka ndagusaba umwandire kuri subscribe kugira ngo tuzajye tubana nyine mu makuru nk'aya ngaya agiye atandukanye, by'umwihariko ajyanye n'urugamba ruba rubera hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Unyite Pacifique cyangwa se unyite Ruhuka Empire News, ahangaha niho honyine uzajya ubasha kumva amakuru nk'aya ngaya yihutiwe. So ndagira ngo nkubwire ko nanone ataraho rwabereye gusa, kuko no muri teritwari ya Uvira birongeye nanone kandi ibindi bitero biraba byari byongeye kugabwa kuri zino nyeshyamba za M23, ariko kubw'amahirwe babaye nk'ababikinga mu mwanya muto nko guhumbya, barongeye baratabaye. Ibitero karundura byari byongeye bibayeho aho bari babigabye kuri izi nyeshyamba, birangira rero bongeye bakubitwa uruhenu basubira inyuma ku bwinshi, bakubitwa izakabwana. Ibi rero bisa nkaho ari ibintu bikomeye cyane. Hagati aho ndagira ngo nkwiyera andi makuru akomeye, by'umwihariko n'ubundi nayo ajyanye n'uru rugamba ruri kuba. Nanone birabaye ko nanone inyeshyamba za M23 zongera kugira gute gukora kandi kazi gakomeye cyane ko guhashyikwa so n'ubundi rwana ku ruhande rwa leta y'i Kinshasa. So hagati aho ngaho ngira ngo birumvikana ko ibintu byakomeje kugenda bihindura isura mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. M23 bigaragara yuko iri mu kazi gakomeye, ariko ikaba ikomeje kugenda ihura n'ibyago bikomeye cyane, by'umwihariko bakibasirwa n'inyeshyamba zirwana ku ruhande rwa leta Kinshasa, zino intera hamwe ndetse na Wazalendo. Ahangaha rero birum isura mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Mutwihanganire ibyuma hari ukuntu biba biri kugenda bidutenguha. Andi makuru akomeye cyane
hano ahitwa hano Katana naho haravugwamo izindi infiltration n'ubundi zibayeho muri amasaha z'ibitero butwi cyangwa se ibitero karundura byari byongeye biteguwe bigiye gushyirwa mu bikorwa ngo barase kuri izi nyeshyamba za 23 ngo dore ko muri imisi zihugiye mu biganiro ngo bisa nkaho umutima wabo utari hamwe. Ubwo rero bageragezaga gusa n'ababarasaho bahuye n'urugamba rukomeye cyane. Izi nyeshyamba za 23 nazo ubwazo zari zihagije zabarizwaga muri zira axe mu munota umwe nko guhumbya. Anga rero nkakubwira ukuri ko ibintu bise bigenda neza cyane 5 neza nkuko izi nyeshyamba zari zagize gute zari zagiye zibitegura. Ane makuru avuga ko kandi muri Kavumu hashobora kuza kuvumbuka ikintu kidasanzwe. Ibyo byo ni ibinyoma bya Wazalendo, nta rugamba ruriyo, navuga ko ari urugamba rukomeye cyangwa se urugamba ruhambaye ntarwo, ahubwo ni nko gutsindwa n'ubundi kwa FRDC dore ko bamaze iminsi n'ubundi bakubitwa n'izi nyeshyamba za 23. Ibi rero mu buryo bumwe cyangwa se ubundi bigaragaza itsinzwi ikomeye cyane y'izi ngabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Ngira ngo rero ni ibintu byumvikana neza cyane ako biba byakomeje kugenda bigira gute bihindura isura mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Nkaba ndimo kugenda nyine ndeba neza akantu ku kandi by'umwihariko menye neza nyine uko byifashe muri rusange. Hanyuma ndagira ngo dusoza munyemerere twinjire kwa Thomas Rubanga, babwire ko uwitwa Thomas Rubanga ndetse ufatanyije n'uwo bita Innocent Kayina cyangwa se umwite India Queen bakomeje rero kugenda nabo bakora iyo bwabaga ngo barebe niba babasha kwigarurira tumwe mu duce tugiye dutandukanye. Ariko nkakubwiza ukuri nkakubwira ko byabaye ibyanga, byabaye ibintu bidashoboka kabisa, kwabaye nko gushima kwibuye. Hanga bongeye barakubitwa ku rwego rwo hejuru cyane, bakubitwa ni nabande rero abo ngabo niba ukeneye kumenya, hanyuma nyine tukagenda tubana mu makuru agiye akomakomeye. Angaha biravugwa ko uwitwa Lieutenant General Pacifique Masunzu ari umwe mu babigizemo uruhare rukomeye cyane kugira ngo habeho ibitero byari bugabwe kuri zino nyeshyamba za 23. Ariko ibi bitero ahita bihinduriramo ko ibyo bitero bigomba kugabwa kuri uyu mugabo wita Thomas Rubanga. Thomas Rubanga rero akaba yese yitwara neza cyane gatanu ku bagenzi kako, akaba yabashije gusubiza inyuma n'ubundi ibyo bitero butwi byari byongeye kumugabwaho. Ngira ngo ibyo ni ibintu byumvikanye neza cyane gatanu kuri bagenzi kako. So hanyuma twihuse n'andi makuru akomeye cyane, ndagira ngo umenye neza ko nta mikino ihari, haba abasirikare barwana ku ruhande rwa leta Kinshasa baba aba FRDC, bigaragara yuko nta mikino na mikeya bagize gute bafite. So ubwo rero ndagusaba gukanda kuri subscribe uze kugenda usobanukirwa ku buryo burambuye nyine uko urugamba ruhagaze by'umwihariko hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Unyite Pacifique cyangwa se Ruhuka Empire News. Ahangaha rero uzajya uhumvira amakuru akomeye cyane. Makuru yacu mu kanya gatoya ndaza kuba nkugezaho andi aza kuba asohotse ari mashyashya. Dukomeze tugende tubana neza cyane gatanu kuri bagenzi kako. Bye bye.